ntabwo twabivuganye. Niyo mpamvu rero ebana ubu noneho ubu gahunda ni iyihe? Gahunda niyo gukomeza nkabivuga kumubuga mukabivuga, kukabimbura mukabivuga, mu nundwe mukamanuka inkuru ikabiyo ngiyo, Iremera inkuru ikabiyo ngiyo, za Sabusari inkuru ikabiyo ngiyo, Kigwagura inkuru ikabiyo ngiyo, Ibudende inkuru ikabiyo ngiyo, Imatovu inkuru ikabiyo ngiyo, ubundi noneho bikagera mu Ruhina sasa hagati bo bagahita bagira gutyo. Ariko aka karuru mujye mubakubitira karuru muri aparitoma zose ntihazagire na hamwe musiga. Hasoni kubaragira ngo misango y'abaharabika sha nanjye nzayizamo, noneho nzayizamo. Reka nze ndabamenyera umunsi nzawababwire bantu mujya mukurikirana Nganji official, nzabamenyera umunsi ubundi tuzahurireyo. Hasabye misango y'abaharabika Nasoni, njyewe mureke mbabwire, nta mugabane mfitanye na shitani, nta mugabane mfitanye na Sekibi, kandi ibingibi nabivuze mbizi neza, nabitekerejeho. Nsaba ko bahamagaza ikipe y'impuwe, ibyo mbibasaba mbere barabyanga kubera ko bari bafite kabutindi babitse. No ndabyanze ibi bintu, ndabihakanye. Bantu mukurikirana ikiganiro cyanjye mujye mubaza impamvu bakomeza kwiyorosa uruhu rw'intama kandi ari amasega. No, narabyanze ibi bintu, ndavuga ngo nzabivuga rwose, nta na kimwe nsize, nzabivuga. Urumva, nzabivuga njyewe, nta na kimwe nsize. Ibingibi njyewe narabibabwiye ko nzabivuga. Urumva, nzabivuga rwose, mbakomere nshyira urushyi ku munwa, nta na kimwe nsize. Kubera iki badahamagaza ikipe y'impuwe? Saba kirisi tubagenzi babo batinya iki? Mutinya iki? Ni iki gituma mudahamagaza ikipe y'impuwe? Ikipe y'impuwe niba nta kintu nebe, tera agatebe mbibabwire byose mbirangize, n'ubundi ni hahandi hanjye. Tera agatebe njyewe nakuyeho, tera agatebe njyewe naratonoye, tera agatebe njyewe narabyiyemeje, tera agatebe naravuze ngo shitani bazite ntibabyumva, tera agatebe narakomereye, tera agatebe nakuye agahukunyo, tera agatebe ubundi nirangiza mbabwira ikintu gikurikiyeho. Mbese ni igiki gikurikiyeho? Ni igiki gikurikiyeho nshuti zanjye? Ko gukomera twarakomereye, kuvuga twaravuze, twavuze ibintu byinshi, navuze ibintu byinshi bitandukanye, navuze ibintu ngo nsebye umuryango, ngo namenye ngo ubwiru bw'umuryango. Mbese ibintu byarahiye biriyokora, mbese ibintu byaravuzwe, inkuru ziratondekwa, ibiganiro biravugwa, mu tunama biravugwa, mu matsinda biravugwa, mu makeya biravugwa, mu mashyirahamwe manini biravugwa, mu masoko biravugwa, mu mavuriro biravugwa, mu nsengero biravugwa, mu kiliziya biravugwa, ahantu hose bigira bite biravugwa. None wakwibaza ngo hakurikiyeho iki? Tera agatebe nkubwire igikurikiyeho. Yego, twagiye mu gitabo cyitwa mu Kuva. Muri Bibiliya yera handitsemo Kuva, muri Bibiliya ntagatifu handitsemo iyimuka Misiri. Iyibuka Misiri igice cya 22 umurongo wa 17 handitse ngo iki? Umurozi. Igice cya 22 umurongo wa 17 handitse ngo umurozikazi ntukareke abaho. Ndavuze ngo iki? Umurozikazi yarabivuza akabibomagura akabishyira ku ruhande, turabize zirahari. Ubu rero uyu munsi wa none murategereje, muravuze muti none hakurikiyeho iki? Si byose? Nibyo rwose mwaravuze muti ibyo byose nta na kimwe gitangaje mu byo yavuze, byose birahari. Yego nibyo. Kandi arangije aravuga ati none no ku karubanda nyine yabashyizeho. Yego nibyo kuko yabashyizeho, ariko se none hakurikiyeho iki? Wakwibaza ngo none hakurikiyeho iki? Noneho sasa hakurikiyeho iki? Kubera iki umuntu wari wese atabasha kwibaza ngo avuga ngo noneho ko izo nyabingi yaba yarazishyize hanze akavuga yuko zihari, noneho uyu munsi wa none hakurikiyeho iki? Si byose? Si ikibazo umuntu wari wese yakwibaza, hakurikiyeho iki? Hejuru y'ibimenyetso byose hakurikiyeho iki? Hejuru y'ibibazo byose hakurikiyeho iki? Hejuru y'intambara yose yabaye hakurikiyeho iki? Hejuru y'inkubiri yose yabaye hakurikiyeho iki? Hamwe inkuba zakubise, imivi igatemba, abantu bakavugwa,
amarira akaba ari yose, akarura akaba ari kose, akata akaba ari kose. Noneho uyu munsi wa none ibaze ngo hakurikiyeho iki? Yego, hakurikiyeho iki uyu munsi wa none? Nyemerera utera agatebe. Tera agatebe njye mbabwira igikurikiyeho, kubera yuko ubundi buriya washoje urugamba urarurwana rukarangira, bamwe bakavamo bakaba inkomera, abandi bakagira bate. Kandi muri bino bintu byitwa intambara y'amagambo, burya nayo iba mu bice by'intambara. Kuri uyu munsi rero hano nimunyemerere dusomane uru rwandiko. Nigize ntera comment hariya ndavuga ngo umurozikazi ntakabeho, ngo nawe ntabeho. Oya, ntakabeho, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ndagira ngo mbasomere uyu murongo wo muri Bibiliya, hanyuma niturangiza tumanuke turebe igikurikiyeho n'ubundi kwa kundi nyine kumwe tujya tubivuga. Ese hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho iki? Nyuma yuko shitani tuzivuze, hakurikiyeho iki? Nyuma yuko dutanze ingero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 z'ibintu byagiye biba. Uyu munsi wa none ubu wakwibaza ngo none hakurikiyeho iki? Ko babivuze bakabibomagura bakabishyira hanze, ko babivuze bakavuga ko izo shitani zihari koko. None kuri uyu munsi wa none mbese n'igiki gikurikiyeho? Tera agatebe mbibabwire byose mbirangize, n'ubundi ni hahandi hanjye. Tera agatebe njyewe nakuyeho, tera agatebe njyewe naratonoye, tera agatebe njyewe narabyiyemeje, tera agatebe naravuze ngo shitani bazite ntibabyumva, tera agatebe narakomereye, tera agatebe. Ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Numugisha nanone kongera kubana namwe, ndetse n'ibigiciro gikomeye cyane abari mu majyepfo, mu majyaruguru, y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuza cyane. Abari hirya no hino mujya munyandikira mu makomenti atandukanye, ndabasuhuje. Hanyuma rero ni umwanya nanone tuba tugarutse ngo twongere turebere hamwe akaba karimo kavugwa hirya no hino. Ariko noneho uyu munsi wa none n'ubundi narababwiye ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ndongeye kubasuhuza. Narababwiye ngo topic y'umurozi ntabwo nzayivaho, habe rwose, habe. Kandi narabihakanye rwose nivuye inyuma, ndababwira nti topic y'umuntu ushobora gufata abantu akagira gutya akabarogera ubusa, akajya avuga ngo nibaza n'ibimenyetso by'ibyo akora, iyo ngiyo ntabwo nzayivaho. Cya kabiri narababwiye ngo kandi ijya kurisha ihera ku rugo, buriya nijya kurisha ihereye ku rugo bigenda neza cyane. Icya gatatu narababwiye ngo ukubita nyabingi, ukubita igini, ukubita imyuka mibi, ukubita amashitani, ukubita ubwoko bw'ibyo bintu byose ntabwo ashyiramo pose, ahubwo we aritonda, ubundi yarangiza akabikubita adashyizemo pose. Nibwo bihungabana, nibwo bigenda, hanyuma byarangiza bigatanga amahoro yose adashira. Hanyuma kuri uyu munsi nari ndimo ndababwira ngo igituma mvuga ibi ngibi, narabwiye ngo guhanga ntago ari uguhaga, ahubwo ni agahinda umuntu aterwa n'ibintu bitandukanye. Rero ngewe kuri uyu munsi wa none narabwiye ngo igituma mvuga ibi ngibi ntashyizemo pose ni umubabaro w'igihe kirekire, umubabaro wo gushyirwa mu bintu utazi kugira ngo ukunde ubemo igitambo. Ngewe rero narababwiye ngo ibyo narabihakanye rwose, kandi nanabyanze nivuye inyuma, narabyamaganye rwose. Ntabwo nzaba umugaragu wa shitani, kirazira kikaziririzwa. Yes, narababwiye ngo ukubita imyuka mibi ntabwo ashyiramo pose, kandi narababwiye ngo igituma umuntu abavuga ibi ngibi ntabwo ari amafiyeri yandi. Narababwiye ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ngewe rero n'ubundi mbangarutse n'ubu buhamenya Mana y'isi n'ijuru. Naravuze ngo ntabwo nzigera nceceka kuvuga bino bintu agakipe k'impuhwe kataragera mu rugo. Hoya, ibi bintu byaba ari uguhishira ikibi, byaba ari uguhishira icyago, byaba ari uguhishira iki. Ubu ngubu abantu bamwe bateze amaso baravuga bati mbo noneho kuba yaravuze ko nyine nyabingi zihari zo twari dusanzwe tubizi zirahari, kuba yaravuze ko shitani zihari zo turabizi neza ziravugiriza zirahari, kuba yarabivuze akabibomagura akabishyira ku ruhande turabizi zirahari. Ubu rero uyu munsi wa none murategereje, muravuze muti none hakurikiyeho iki? Si byose nibyo rwose mwaravuze muti ibyo byose nta na kimwe gitangaje mu byo yavuze, byose birahari. Yego nibyo,
kandi arangije aravuga ati none no ku karubanda nyine yabashyizeho, yego nibyo kuko yabashyizeho, ariko se noneho hakurikiyeho iki? Wakwibaza ngo noneho hakurikiyeho iki? Noneho sasa hakurikiyeho iki? Kubera iki umuntu wese atabasha kwibaza ngo avuga ngo noneho ko izo nyabingi yaba yarazishyize hanze akavuga yuko zihari, noneho uyu munsi wa none hakurikiyeho iki? Si byose si ikibazo umuntu wese yakwibaza. Hakurikiyeho iki? Hejuru y'ibimenyetso byose hakurikiyeho iki? Hejuru y'ibibazo byose hakurikiyeho iki? Hejuru y'intambara yose yabaye hakurikiyeho iki? Hejuru y'inkubiri yose yabaye hakurikiyeho iki? Hamwe inkuba zakubise, imivi igatemba, abantu bakavugwa, amarira akaba ari yose, yakarura akaba ari kose, akata akaba ari kose, noneho uyu munsi wa none ibaze ngo hakurikiyeho iki? Yego hakurikiyeho iki uyu munsi wa none? Nyemerera utera agatebe, tera agatebe njye mbabwira igikurikiyeho, kubera yuko ubundi buriya washoje urugamba urarurwana rukarangira, bamwe bakavamo bakaba inkomera, abandi bakagira bate. Kandi muri bino bintu byitwa intambara y'amagambo, burya nayo iba mu bice by'intambara. Kuri uyu munsi rero wa none nimunyemerere dusomane uru rwandiko. Nigize ntera comment hariya ndavuga ngo umurozikazi ntakabeho, ngo nawe ntabeho. Oya, ntakabeho, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Ndagira ngo mbasomere uyu murongo wo muri Bibiliya, hanyuma niturangiza tumanuke turebe igikurikiyeho n'ubundi kwa kundi nyine kumwe tujya tubivuga. Ese hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho iki? Nyuma yuko shitani tuzivuze, hakurikiyeho iki? Nyuma yuko dutanze ingero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 z'ibintu byagiye biba. Uyu munsi wa none ubu wakwibaza ngo none hakurikiyeho iki? Ko babivuze bakabibomagura bakabishyira hanze, ko babivuze bakavuga ko izo shitani zihari koko, none kuri uyu munsi wa none mbese n'igiki gikurikiyeho? Tera agatebe mbibabwire byose mbirangize, n'ubundi ni hahandi hanjye. Tera agatebe njyewe nakuyeho, tera agatebe njyewe naratonoye, tera agatebe njyewe narabyiyemeje, tera agatebe naravuze ngo shitani baziteba ntibabyumva, tera agatebe narakomereye, tera agatebe nakuye agahukunnyo, tera agatebe ubundi nirangiza mbabwira ikintu gikurikiyeho. Mbese ni igiki gikurikiyeho? Ni igiki gikurikiyeho nshuti zanjye? Ko gukomera twarakomereye, kuvuga twaravuze ibintu byinshi, navuze ibintu byinshi bitandukanye, navuze ibintu ngo nsebye umuryango, ngo namenye ngo ubwira ubw'umuryango. Mbese ibintu byarahiye biriyokora, mbese ibintu byaravuzwe, inkuru ziratondekwa, ibiganiro biravugwa, mu tunama biravugwa, mu matsinda biravugwa, mu makeya biravugwa, mu mashyirahamwe manini biravugwa, mu masoko biravugwa, mu mavuriro biravugwa, mu nsengero biravugwa, mu kiliziya biravugwa, ahantu hose bigira bite biravugwa. None wakwibaza ngo hakurikiyeho iki? Tera agatebe nkubwira igikurikiyeho. Yego, twagiye mu gitabo cyitwa mu Kuva. Muri Bibiliya yera handitsemo Kuva, muri Bibiliya ntagatifu handitsemo iyimuka Misiri. Iyibuka Misiri igice cya 22 umurongo wa 17 handitse ngo iki? Umurozi. Igice cya 22 umurongo wa 17 handitse ngo umurozikazi ntukareke abaho. Ndavuze ngo iki? Umurozikazi ntukareke abaho. Niko iryo jambo ryanditse, ni impamo y'Imana ntabwo mbeshya. Mu Kuva ibice 22 umurongo wa 17, mwiyimuka Misiri yemwe, ni mwiyimuka Misiri. Muri Bibiliya ntagatifu mu ibice 22 umurongo wa 14 handitse ngo umurozikazi ntukareke abaho. Si byose? Umurozikazi ntukareke abaho. Narababwiye ngo none hibugandeho, iyo tuba nk'ibugande ubu ngubu twakabaye twarasoje akazi kose. Bugandeho baratwika, bashyira ku karubanda bagatwika, ivumbi rigatumuka, abantu bagapfa barira. Ariko narababwiye ngo umurozikazi ntukareke abaho. Iryo ni ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya,
rwose ntabwo duciye ku ruhande. Umurozikazi ntukareke abaho. Hari igihe wakwibaza ati uyu muhungu ufitiye ubugome bungana gutya nyina ni bwoko ki? Ntabwo ari ubugome mfitiye mama. Narababwiye ngo kubanzi neza, mama namukundaga kurenza n'abandi bose. Twari n'inshuti cyane, twaradiriringaga mu bintu bitandukanye, twararuhanye. Ariko noneho niba ngarutse nkavuga ni mu bakomere nabo mu nzu y'abagome, akarya jambo tumaze iminsi dusoma muri Ezekiyeli. Nukuri mu bakomere pe, sibyo? Kubera ko mu Rwanda ho wenda ibyo bihano byo bindi bitaba, ariko umurozikazi ntimukamureka agira gute abaho, sibyo? Noneho wakwibaza uti noneho ko ibyo bintu byose byavuzwe byamara kuvugwa bikaba byaragiye hariya, noneho hakurikiyeho iki sasa? Si byose aravuga ati n'ubundi niba ari ibyo ngibyo twari tubizi. Ingero nyinshi turazitanga, aho byaturutse turahavuga, ahantu hose turahavuga. Twari tubizi ariko twaricecekeye. None se ko yagiye akajya hariya agatondora igice cya mbere akavuga, agatondora icya kabiri akavuga, agatondora icya gatatu akavuga, agatondora icya kane akavuga, ibice bikaba bimaze kuba nka 7 cyangwa 8. Noneho uyu munsi wa none hakurikiyeho iki? Mureke mbabwire ikintu gikurikiyeho. Mwari mukizi mbese? Nababwiye ngo mutera agatebe, hanyuma munyemerere mukanyerekeza iwacu ku bantu bahazi neza. Munyemerere mwerekeze y'agatebe cyane, munyemerere mwerekeze y'agatebe. Narababwiye ngo ibi ngibi rega ntabwo wabivuga utasenze nshuti yanjye. Reka. Harimo n'abamamagara bakamaza batariko sha izo mbaraga uzikura he? Abandi bati yarasaze, abandi baturi yarasiga, abandi bati bimeze gute na gute. Ariko narababwiye ngo hejuru y'umubabaro mwinshi w'igihe kirekire cyane, hejuru y'amarira menshi narize, hejuru y'ibikomere nakomeretse, nkakomeretswa n'umuryango wanjye, uyu munsi wa none ubu gahunda narababwiye ngo ariko aka kazi mujye mugakora, mujye munabakomera. Nibyo mujye mubakomera rwose, ndabivuze, mujye mubakomera, kubera yuko nabo mu nzu y'abagome. Wakwibaza ngo mbese ni impamvu y'ibi ngibi ni iyihe? Ni umubabaro muremure banteye ndetse badasize n'abandi. Nge niyo mpamvu narababwiye ngo ijya kurisha kandi hera ku rugo. Narababwiye ngo nzahera iwacu, hanyuma nindangiza mbivuge. Narababwiye ngo ibi ngibi ese hakurikiyeho iki? Nicyo kiganiro uyu munsi wa none nari ndimo ndavuga. Mbese hakurikiyeho iki? Hejuru y'ibintu bitandukanye, hejuru y'ibintu byabaye uyu munsi wa none, wakwibaza ngo hakurikiyeho iki? Nyemerera nkubwire ikintu gikurikiyeho. Nyuma yuko umurozi ahabwa akato, mukabahereza akato mu bintu byose bakora ku manywa na nijoro, mwumva ikintu kigomba kuzakurikiraho. Izi nyabingi zigomba kuzigaragaza, zarangiza zigaturika. Uko niko kuri. Impamvu ibingibi mbivuga nkabishimangira, impamvu ibingibi mbivuga nkabishingaho iki, impamvu ibingibi mbivuga narangiza nkabishingaho umuhati ni iyihe? Impamvu narabahendahenze ndababwira ngo mbese mwatumiye agakipe k'impuwe kakamanuka kakaza mu rugo, karangiza kakabakorera isengesho. Ndanababwira ngo nicyo bisaba cyose nzagitanga, n'amafaranga niba ari no kubategera nzabategera, ariko baze bahagere. Ariko barangije bambara uruhu rw'intama, Yemwe bantu biyo ngiyo, yemwe bantu mwumva kino kiganiro, muzambariza abo bantu ngo ubukristo mufite bungana iki bushobora gutuma mufata umwana wanyu mukamwica, yagira n'icyo abasaba cyabarengera ntimugikore. Mbese impamvu y'ibi ngibi ni iyihe? Njyewe rega niyo mpamvu ngaruka naravuze ngo nzavuga kugeza igihe akanama k'impuwe kazatambuka kakagenda kakagera mu rugo, karangiza kakavumbura y'irigini. Njyewe narabivuze ndabivunura, ndababwira nti ngibi bintu nzabivuga kugeza jusqu'à l'infini. Narababwiye ngo izi nyabingi niba buri bintu baziha bazakubitana n'ubukene budasanzwe. Gisubiramo se, ni ubukene budasanzwe. Inzara banteje igihe kirekire, namwe muzayigira, kandi muzayigira hatavuyemo n'umwe. Iki ngiki narakibabwiye, nimudasabiriza muzangaye, nimudasabiriza muzangaye, kandi muzanahingira abantu, muzanahingirizwa, kubera yuko ibi ngibi ni ibintu mvugana umubabaro udasanzwe. Kandi narangiza nkabivuga uyu munsi wa none mukagira ngo ntabwo bizaba.
narababwiye ngo niba buri kintu bahereze izi nyabingi z'ubwazo. Ubundi wakwibaza ngo impamvu zitwika igikoni ni ikihe? Haba hajemo increase, haba habayeho ubukene, zarangiza ntizibone ibyo zigomba gukoresha bya nyabyo, zarangiza ntibazibonere bya bisisiteme byazo. Ndababwira wenda nk'inzoga mu buzima busanzwe na za nyama zidasanzwe, za nyama za buri munsi bahora bagura bajyana mu rugo. Ibyo ngibyo rero bimaze iminsi bitarimo kujyayo, ni kujya kubona ukabona igikoni cyatse umuriro. Abazi kubivuga neza rero bakavuga bati oya, bati ntabwo ari umuriro uriya w'igikoni, ahubwo ni iki? Ahubwo nuko batara ku rusenge. Ntabwo dutara ku rusenge, reka, nta rusenge iwacu rwubatse, nta ruhubatse, nta ruriyo. Njyewe rero niyo mpamvu niyemeje kubivuga. Narababwiye ngo ndabibabwira, mbibabwiza ukuri kose kw'Imana Data wa twese ishobora byose. Ndababwira ngo niba aba bantu koko bo mu rugo iwacu ari abere, ikipe y'impuhwe bayitinyira iki? None ubu ngubu batetse imitwe ngo yo kujya ngo gusaba misa, ngo misa ngo yaba bavuga nabi, ngo misa ngo yaba baharabika, ngo misa biki. Mukenyere tuzajye mu misa, ndabizi neza irahari muri kino cyumweru. Tuzajye mu misa, iyo misa muyibaririze neza, hanyuma nimurangiza muzajyane nayo nimushaka muzabakomerereyo. Ubu nta mikino igihari, nta pose tugomba, nta pose ngomba kubashyiriramo, kubera ko nanjye ntayo bankiriyemo, kubera ko baranduhije. Kandi mpamya ko atari njye gusa, abenshi amarira aramanuka ariko bakabura nyine aho bayarira. Ngo bajyaga babwira bati rega ntabwo wapfusha umuntu ngo upfushe n'ururimi, sibyo? Ariko ndagira ngo mbabwire ngo zigiye kubagaruka ku mutwe. Izi nyabingi zizabagaruka ku mutwe. Ibingibi mwacishije bizabagaruka ku mutwe. Mwebwe mutera agatebe mukerekezeyo gusa. Simbibabwiye uyu munsi wa none, mutera agatebe mukerekezeyo. Wakwibaza ngo mbese ngo narabivuze nyine naje gusubiza ikibazo. Uti hanyuma nyuma yuko bivuze bizagenda gute? Bagiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Mutega amaso yanyu muyerekezeyo, mwitegereze neza. Nimurangiza murebe ibibazo bitandukanye bigiye guturikayo hafi hariya. Mwitegereze ibibazo bitandukanye bigiye kuvukayo hafi hariya. Mwitegereze ibibazo bitandukanye bigiye kuzavuka mu rugo iwacu. Oya nimubyitegereze murebe. Hanyuma mu minsi itambutse abantu ngo barimo kurira, abantu benshi bacitse igikuba, abandi babuze ayo bacira nayo bamira, abandi bati tuzarutswa nande n'uwanyweye inzoga mu mwaka w'2000 arimo aravuga ati ubu ngubu nanjye narazinyweye. Warazinyweye nyine. Akabigasekwa nk'akeza koko. Abantu baravuga ati se ko nanjye naciye nkasoma nyine. Warasomye nyine, nta kundi nyine warasomye rwose, urangije urongera urasoma uracurura nyine, nuko nguko. None urumva se utari mu bibazo nyine. Abantu bakavuga bati yewe mwokabyara mwese ubu ngubu koko ko nagiye narangiza ngasoma aho ntabwo naba narasangiye nazo. Yewe muhumure, Imana iri maso kandi ishobora ibintu byose. Izabarengera mwikomeza kugira ibibazo bitandukanye. Niba nyine waranyweye, navuga ngo waranyweye nyine, nibyo byararangiye. Ariko mubitondere uyu munsi wa none. Narabwiye ngo zigiye guteza ibibazo bitandukanye, cyangwa se uzajyeyo noneho uyu munsi uhorobye, nurangiza uhorobye ibigomba kuguhorobya bigusoze. Ndagira ngo mbabwire ngo mwitonde mwebwe mwerekeze y'amaso, muzarebe ikintu kigomba kuzaturika iwacu mu rugo. Ndagira ngo mwerekeze y'amaso neza, mubyitegereze neza, mubyitegeye. Ivumbi aho ngaho rizatumuka, sibyo? Ivumbi ndababwiye ngo aho ngaho rigomba kuzatumuka, ryarangiza rigatumuka hagashya hakiyokora, ibintu bigakomera. Ivumbi rizatumuka. Kandi rwose mukomeze mwihangane. Abantu ati njyewe naranyweye, abandi ati njyewe nagize gute, ntabwo mwari muzi ibyo murimo. Kandi burya hica umutukiro, hica umutongero. Nshuti bene data, bakirisitu bavandimwe, bantu bo mu miryango remezo, bantu bo mu karere ka Kiyumba, bantu bo muri santarari, bantu bo muri paruwasi ya Kanyana, mu mbarizi wacu igituma bashobora kororanya abindi barangiza bakomeza bakabiyoberanyamo.
barangiza bakavuga ngo batse misango yo abantu ngo babavuga ngo batse misango y'abantu ngo babaharabika ko yo gusabiraga babaharabika. Wa mbere ni njyewe, kandi ntago mbaharabika nje ibyo mvuga n'ukuri. Oya nje muzambarize niyo misa nimuyibasomera muzambarize mubabaze ngo kubera iki kipe y'impuhwe itagera iwanyu mu rugo. Iwanyu mu rugo hari iki gituma ikipe y'impuhwe itagerayo? Ni igiki gishobora oya ni igiki? Ngewe navuze ngo nihaba na tike yo kubategera nzabategera, ariko bantu nshuti zanjye ntimukazajye muba mu bintu byo ngo mubane n'amasega ngo mugira ngo ni intama biyorosha uruhu rw'intama. Kubera iki hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo wanyandike muri comment arambwira ngo mvugana amahane menshi. Ntabwo ari amahane menshi, ndabaza ngo kubera iki ikipe y'impuhwe batarika ngo igere mu rugo, igere mu rugo igende ikubitire y'isengesho ubundi mureba agatumuka hariya. Kubera iki habwo mugakomeza ngo kubihorera ngo murabarebe? Ikipe y'impuhwe ko ari abakatolike nabo kuba bavuga bati ibintu bimeze gutya na gutya turimo guharabikwa mu buryo butandukanye, bajyanye ikipe y'impuhwe ikagera mu rugo. Ikipe y'impuhwe rwose ngewe naravuze ngo nzanakora nkore n'ibice 100 nzabivuga ngewe ibintu mpaka, kubera yuko ibyo mvuga ntabwo ari ibintu byo gushakisha, ntabwo ari ibintu byo gufindisha. Ikipe y'impuhwe kubera iki itagera mu rugo? Mu rugo habaye iki? Mu rugo habuze iki? Nge naravuze ngo niba n'amafaranga bahabwa nge bazambwire nzayabahereze, ariko bajye gusenyera akazu ka shitani, bajye gusenyera akazu ka shitani. Kandi navuge ngo ntabwo nzigira nceceka, ntabwo nzaceceka rwose itaravayo. Yo ubwayo nivayo izave yitanze umucyo, ariko bayitumire igende igere mu rugo mwoka byara, bayitumire rwose. Ni igiki gituma batinya? Ahubwo ngo barimo gusaba ngo misango zaba baharabika. Umva ibi bintu nimuzabiceceke, narababwiye ngo gahunda ni ya yindi, ni kumunwa twarangiza tukabakomeye kugeza igihe bagomba kuzagira gutya, barangiza bagagira gute, bagatanga kabutindi. Narababwiye ngo babicisha, mujya kubicisha ntabwo twabivuganye, mujya kubicisha ntabwo nari impari, mujya kubicisha ntabwo twabivuganye. Niyo mpamvu rero ebana ubu noneho ubu gahunda ni iyihe? Gahunda niyo gukomeza nkabivuga ku mubuga mukabivuga, kukabimbura mukabivuga, mu nundwe mukamanuka inkuru ikabiyongiyo, iremera inkuru ikabiyongiyo, za Sabusari inkuru ikabiyongiyo, Kigwagura inkuru ikabiyongiyo, Ibudende inkuru ikabiyongiyo, Imatovu inkuru ikabiyongiyo, ubundi noneho bikagera mu Ruhina sasa hagati bo bagahita bagira gutyo. Ariko aka karuru mujye mubakubitira karuru muri aparitoma zose, ntihazagire na hamwe musiga. Hasoni kubaragira ngo misango y'abaharabika sha nanjye nzayizamo, noneho nzayizamo. Reka nze ndabamenyera umunsi nzawubabwire bantu mujya mukurikirana Nganji official, nzabamenyera umunsi ubundi tuzahurireyo. Hasabye misango y'abaharabika na Hasoni, njyewe mureke mbabwire nta mugabane mfitanye na shitani, nta mugabane mfitanye na Sekibi. Kandi ibingibi nabivuze mbizi neza, nabitekerejeho. Nsaba ko bahamagaza ikipe y'impuhwe, ibyo mbibasaba mbere barabyanga kubera ko bari bafite kabutindi babitse. No ndabyanze ibi bintu, ndabihakanye. Bantu mukurikirana ikiganiro cyanjye mujye mubaza impamvu bakomeza kwiyorosa uruhu rw'intama kandi ari amasega. No, narabyanze ibi bintu, ndavuga ngo nzabivuga rwose, nta na kimwe nsize, nzabivuga. Urumva, nzabivuga ngewe, nta na kimwe nsize. Ibingibi ngewe narabibabwiye ko nzabivuga. Urumva, nzabivuga rwose, mbakomere nshyira urushyi ku munwa, nta na kimwe nsize. Kubera iki badahamagaza ikipe y'impuhwe? Si abakirisitu bagenzi babo batinya iki? Mutinya iki? Ni iki gituma mudahamagaza ikipe y'impuhwe? Ikipe y'impuhwe niba nta kintu koko gihari, akaba nta kindi murimo gutinya, akaba nta kibazo kindi gihari, naravuze ngo nzarishorera igeni mpaka ndigejeje finali aho bagomba kuzaritsinda. Hasoni
mukomeze mwica abantu, mukomeze mugire gute, mukomeze mwica abantu ngo kubera ko ibyo bintu ngo nta ngero zindi ngo nta ngero ngo abantu bakomereke ngo ntibakome kubera ko umurozi ngo nta gihamya agomba kugira. Njyewe ndimo kubibaha narangiza nkabereka n'ingero nkabaza ngo ikipe y'impuwe impamvu itagera iwacu ni iyihe ko nta matike bibasaba? Nanavuze ngo niba amatike anahari bazambwire njyewe nyabahe, niba n'ikiguzi gihari bazambwire njyewe nkibahe, ariko batumira ikipe y'impuwe ubundi ijye gutumura Kabutindi. Batumira ikipe y'impuwe, batumira ikipe y'impuwe, hanyuma nirangiza igende igere mu rugo imvumburire Kabutindi iriyo, imvumburire ibyo bintu bacishije, imvumburire ibyo bintu bahambiranyije, ibimvumburire igende ibishyire hari, ibitondeke ku murongo neza. Barasaba ngo misango yaba bagira bate Padi, ariko iyi misango azayibampereye warangiza ariko kanabasaba ko ikipe y'impuwe igera mu rugo koko. Kubera iki abantu bakomeza kwirosa uruhu rw'intama? Kubera iki mukomeza kubaha Eucharistia? Kubera iki mukomeza kubaha umubiri wa Yesu? Kubera iki bakomeza gusangira na Yesu? Kubera iki? Njyewe icyo ngicyo nicyo mbaza, kandi nkakibaza mfite confidence, nkakibaza mfite umuvuduko udasanzwe, nkakibaza mfite umuvuduko uteye ubwoba, kubera yuko ngiye ibi bintu byarambabaje, kandi ntago ari nge gusa byababaje. Hasoni, njyewe nibyo ndimo kubaza kugeza uyu munsi wa none. Njyewe ndabibaza mu binsubize ni iyihe mpamvu bikomeza kuba byarangiza bikahinduka gaterera nzamba, abantu bakigira inyoni nyinshi, abantu bakigira indyarya, abantu bakigira iki? Kubera iki? Kubera iki? Ndabashimiye cyane abantu mwabashije gukurikirana iki kiganiro. Narindi kubabwira ibintu bikurikiyeho. Ese hakurikiyeho iki? Ko wabivuze ukabiva umuzingo, ko nabivuze nkabiva umuzingo, mbese hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho inzara idasanzwe iwacu, hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho ibimenyetso bitandukanye. Nyabingi zigiye gukora aho ngaho rwose mu buryo butandukanye, ahubwo muhahunge. Urumva? Muhahunge kubera ko ngo ibyago n'amakuba birahari. Muhahunge cyane. Muhahunge. Urumva? Muhahunge rwose cyane, nta kindi mwitayeho aho hantu, muhahunge. Urumva? Icyo ngicyo nicyo naraje no kubabwira. Ikindi gihe nzagaruka ndi kubabwira ibintu bibiri bitandukanye bikurikiyeho. Nzagaruka nje kubabwira ukuntu noreye inkoko zikaba nyinshi cyane, hanyuma zarangiza Nyabingi zikagiye zigenda zizica gake gake. Icya kabiri nzagaruka nje kubabwira ibase y'iwacu yigize gushya yuzuye imyenda n'amazi, irashya. Umugabo natanga ndamubabwira, Siridiyo waho ngaho muri Cyengerana yazamutse abona ibase irimo gushya, ajya arenga ruguru avuga ati shati noneho nabera mbonye Nyabingi zo kwa Gafurafura, noneho ndazibonye pe. Urumva? Noneho ndazibonye kabisa. Urumva? Njyewe noneho ubu ngubu uko batinda nongeraho urundi rugero, uko batinda nzana urundi rugero, uko batinda nzana urundi rugero, kugeza ubwo bazumva ubwabo barambiwe. Ikipe y'impuwe narababwiye ngo nta kindi bisaba, nta kindi bisaba ni ukuyitumira, yarangiza ikaza mu mahoro. Ndabasezeye bacuti banjye mu bice bitandukanye mwamuherereyemo, kandi murabizi ndabakunda cyane, kandi ndabishimira ku manywa na nijoro, ku nama nziza mukomeza kungira no ku bitekerezo mukomeza gutanga ku buryo butandukanye. Narababwiye ngo nimero do telefone nyandukuraho hasi, uzakenera kumpamagara azamvugishe, uzakenera kugira icyo musobanurira kindi azambwire nkimusobanurire, ariko aho muri hirya no hino hose mukomeze kunsengera, kubera ko njyewe narushye wakavuna rwose. Urumva? Ndagira ngo mbabwire ngo ineza n'umunezero bikomeze kubana namwe, kandi mu byo mukora byose mukomeze kubana n'Imana. Imana Data wa twese ikomeze kubigaragariza mu byo mukora byose. Ni umugisha ko njya mbana namwe, ndetse n'iby'igiciro gikomeye cyane. Ni ukuri uyu munsi wa none
reka mbabwire ngo kugirirwa neza n'Imana bikomeze kutwomaho iminsi yose, kandi mukomeze muhirwe mu byo mukora byose. Nari nagarutse muri cya kiganiro cy'ubuhamya, njyewe nahereye iwacu mbashyira hanze kubw'inama mbi, kubw'ibigeragezo, kubwo kororanya bingi, barangiza bakazintereza kugeza uyu munsi wa none nkaba ndi mu ngaruka zazo. Kandi ntabwo ari ngiye gusa babikoreye, n'abandi nabo barahari benshi batandukanye, ariko njyewe naritangiriye. Ndavuga nti noneho njyewe reka mbivuge, ndavuga nti reka mbivuge mbishyire hanze, ijya kurishihera ku rugo, kugira ngo abantu benshi bakunda bajye bamenya rimwe na rimwe ibintu babahugiyemo, rimwe na rimwe ibintu biba bibahiga, rimwe na rimwe ibintu biba bigendagendana nabyo. Ewana, ni umugisha ko tujya tubana, ni umugisha ko mujya munkurikira kuri iyi channel Emmanuel Nganji cyangwa se Nganji Official, hanyuma twarangiza tugakurikirana ibiganiro byacu ku manywa na nijoro. Ciao ciao, nakagaruka, amahoro y'Imana bane namwe, ineza n'umunezero bihorane. Kandi cyanyuma nsorejeho, nge narababwiye n'umuntu wifitiye urukundo rwo kuba yankunda akambera umuryango, iyi famiye yo ndimo kuyisezeraho cyane, kandi nabasezemo rwose, nabavuyemo. Ni ukuri kw'Imana, kandi ibintu nababwiye ni ukuri. Ndifuza ngewe famiye, ndifuza famiye yanyakira, narangiza nkibera umwana wabo. Ni ukuri ndabibabwiye, kubera ko ahandi ho naraciwe, hanyuma nanjye nyuma ndagaruka ndagije ibyabo mbishyira hanze ku murongo, kubera yuko ibyo bari batunze ntabwo byahuzaga nanjye, hanyuma bakomeza kubinyohera. None uyu munsi ndimo gushyira hanze kugira ngo mukunde mubimenye, kugira ngo mukunde mubamenye, mubane nabo mubazi. Yego rwose, nimero yanjye murayisangaho hasi, ibitekerezo ndabyakira, comment ndazakira. Abavuga ko nasaze narababwiye ngo uvuze ko nyir'urugo si uvuze ko nyir'urugo yapfuye se ubumwishe, utaranirwa agaramye ijuru agira ngo riri hafi, nawe bikugezeho wavuga, yewe ugize n'amahirwe bikagusiga uri muzima wabuhirwa. Nge rero kuri uyu munsi narabivuze, reka mbabwire ngo nakagaruka muri bino biganiro. Narababwiye ngo nzarorera kubivuga ari uko ikipe y'Impuhwe yagezeyo, kuba rero itaragerayo ubwo bishatse gusobanura ngo ndacyafite akazi karekare ko kubivuga. Nzakomeza mbivuge kuzageza igihe ikipe y'Impuhwe izavira mu rugo. Ciao ciao, nakagaruka, amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose, nabifurije neza n'umunezero.